nkisoma ku nzoga nanyoye Kevante, uwo munsi hari kuri Saint Valente, maze nashemura na Valente nangira kumutera story za Karisite, uburyo namurangiye igisekirite bakamushyira kuri liste, ariko ntiyaza gutangira akazi. Valente yabonye ndi mu kinyate, angurira korogate na brosade nziza, ngo mbanze nizinye fuke y'igifuri, kuko yabonaga ndi mu mafuri. Nyumvira sha, icyo gihe nabonaga umuntu umwe nkagira ngo ni babiri, baba ari 20 nkabonamo 200. Icyo gihe nari ndi kumva mfite isereri, nkumva uwangeza ku buriri namugurira akabyeri, nagera kuri matera nkaryama amacuri, mwimerera nk'amacibiri. Umuhanuzi witwa Habakuki niwe wakunze kwizera Imana, ariko ari n'umunyabyaha akamaranira kwihana, Imana ikamubabarira. Nyakubahwa mwiza, ikibazo nuko wabarira bakongera bagasubira, bagakomeza kudutuburira, urubyiruko rugahangirikira. Niyo mpamvu nzabikubwira ugafata umwanya tukahagera, nkakwereka aho bibera, nkagutembereza n'aho babikorera, maze uzababaza aho basorera. Nzagushakira nimero z'abapushayi bahinga cannabis nk'icyayi, bafatanya na Moses Motion uzihinga overseas. Nge nzakwereka n'abazihinga i Rusizi, ntibagire ngo ibyabo ntabwo mbizi, nzakugeza no kwa Nibizi, niwe uzambutsa mu mazi akirisha n'abayobozi. Amusori kubatera iyi story, nge mba ndi gukorera amadolari, ariko ntabwo bantumira mu birori ngo maze mbaririmbira kari murori. Nakoze imiziki myiza abafana barayirengagiza, nkomeza kubahereza kubona yo gukora audio ari ukubanza gukomaza, inyungu nkayigereza hazaza, gusa biragoye gutekereza neza ugifata zaza, no kugeza ku myaka y'ubusaza usaza uri gukomaza. Umuziki wari kuzamuka birenze, y'abahanzi benshi badafata izo njaga, gusa nibaza impamvu maze imyaka 10 umuziki banyita umuhanzi ukizamuka, kandi beat nzi kuyizamuka, gusa nakomeje gufunga imyuka kugeza ku munsi nzashyirwa mu gitaka. Fireman vayo vayo niwe wavuze ko bazemera twapfuye, benshi babifashe nka yamafuri, gusa muri we niko kuri kwe, nubwo nawe atakoze igikwe, ariko ntabwo yahennye mu bakwe. General Omega yarahinze injaga mu burasirazuba bwa Kongo, abanyekongo bakarya kuri izo njaga, ntibamenye ko isi iri kubasiga. Sha ushaka wazivaho, waba uzirya uvuye mu kazi cyangwa ukazirya wishe, sinzi niba uzavumbura icyizishe. Wabikora muri kwaya Pepa cyangwa Supa, ngo nukuri umufana wa Fally Ipupa, bikagutera gukunda agacupa, nyamara ubwenge buri kubukupakupa. Amaherezo birangira upfuye, utageze no kuri level ya Bob Marley, niyo mpamvu nabibahari. Abajene babitangiriye Django, injaga zirabakoma bandika imirongo, batangira no kwandika ibisigo, injaga bakayiraza ku musego, rimwe na rimwe bakazimeditira mu rugo, ngo bari kumedita buri kantu na buri nguni. Gengo yageze kuri gengo ya Zeo bayiha 0, ngo nikavukire zataye uburere, bahitamo gutera kavi shavu, ahubwo baflowinga bahavu, kubera ko bacomanye ku kivu. Sha udafata inzoga n'injaga afite iyindi ngesi imuranga, abatazifata bagira swing zirari, nibo bakunda no kwibikaho ibiceri, 100% bakunda ishori. Birababaza kubona umukobwa unywa inzoga agatwara imodoka akagonga, urugero nka Mutesi Jolly wananiwe gufata feri, kandi afite perime y'abashoferi. Nge nasomye ku nzoga nzivaho, ariko sinasomye ku njaga, gusa nabonye abanywi b'injaga bari bakodesheje mu rupangu, bacumbikiye na za makangu. Iyo bamaze gucoma injaga bacuranga umuziki, bose batukuye amaso. Hari igihe popo zizagusanga muri gara, uri kurenza hiyo sigara, maze zikakujabura, atari uko uri umujura, ahubwo ari uko bagusanganye mara, hamwe n'ipisi ya Subaru mu mupira.
Pushayi we yazite tsikizo bitewe na tabati yazo, danivumba zita ikibaba. Umugani wababanga iyo wabaye imbata yabyo, uba ukeneye umuganga wo kukwitaho. Bakujyana muri rihabu bakagutoza kuzivaho, ukamara ukwezi utayitaho, ukifatira umwanzuro wo kuyivaho no kutazayisubiraho. Shumi njye nta mwanya mfite wo gutekereza ku byawe, naba ndi gukererwa gukora ibyanjye. Iyo yari announcement, ahubwo ubishaka twahurira muri comment.